haleluya. Ndibaza ko ubu nyine twese turafatikanye, ndaza kuba ngomba ko twicare turirimbe hanyuma
Asifiwe Yesu. Haleluya. Singira kubatera kabisa. Nazo. Uko abantu bategereje icyo ngiye kupanga abantu bategereje ngo pastor atange yose. Bi. Uko twase. Yego. Tokeza haleluya. Haleluya. Tokeza haleluya. Imana yagize uwambere ubuzima bwawe n'akanwa kawe. Umuhanuzi mukuru n'akanwa kawe. Bizeye ndatangara cyane uko ibintu byose biba mu kanwa kacu n'umuntu kwizera. Aratubwira ngo hari umukecuru wiga kuvuga wari urwaye umwingo mu Kinyarwanda cya kiziba kiza abatazi icyo basenga kiziba Imana imuka n'ijoro arazanga ati uhaguruka ushime vuga kuzoshima. Arahaguruka cumi arasaba gahunda kwa pasiteri ati ndashima ati maze mushiremo senge yambaye ahantu kiumbe ashima ko Imana yaguye umwingo Imana y'ibazwa. Uko ndagira ngo murembe mfate icyifuzo cyawe uko mwene data maze kwivuga yabashima ati dore kibashize Imana ishimwa kambaye uko nyine kaho cyashize kikibwira Bobuche aragitaha iminsi irindwi irashira mu cyumweru arongera asaba ku cyumweru arongera asaba ati ndashima pasiteri mu mwanya ati mwiko washize we akaba yuko akagereriya abantu batangira kunyora ati mubizi basohoke ono abana ese kitu bakabwira abana bati kitu umuntu yarafaye ibindi kimubwira mukecu mwito ko yashimye yarizeye yaretse nuko bashika mu Rwanda tukecu barashimye nuko ize ubuce gucukura samana wahakukigaragaza byose byabatangira gupfura umwaka gahunda ati ati ndashimira Imana ngo warashize akabaye akagera kiriya ati ndashimira Imana warashize kicyashize akaba umukecuru ugira Pentekoste utovugusa ari umuntu uvugusa akaba birarangiye atazobangisha nayo bagazasa gusaka mama abataye abana umuryango korina umukecuru nitwe kiganiro gusa
niyo makuru wabaye warashimye rekera amabiri wari gutumwa asaba kiracyari basaba umwana no pasa sudagamo asa n'utamwitayeho y'amatara ati mwice babwire atumwe ngo warashize ukuragera icuzi amabati tuzomuhanga n'umwana tumukubite arazukubitanye tubwire inama baratubwiriye mbese n'umuhanda basigaye murenze wese akamase yewe masingana cyose ngo habe kuwa mbere w'icyumweru cyane umuntu araza amushyira ku gatanda nijoro aramubaga yamubiwaho cyane hari amajisi aba y'imihigo ya misitari imeze nabi amacana amashusho y'abakobwa bafite ijosi ryiza n'imihigo ya mimihigo yose barangiza cyumweru amagambo abantu bazabahiga atuma bayitangaza cyane bazabahiga abantu bose niyo makuru kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu niyo makuru noneho ku cyumweru azatuma kenshi nasabye umwana ati mwumve gushima amano mumaze murebe ijosi ryanjye mwariho riri ngo turabona imihigo gusa arababwira cyane bari kumusika yewe bari kundeba n'umwuka yawe arambwira n'ijoro ryakundaza ubivuge kandi ubihaguke ngekanisa ubivuge umwuka yavuze aba yavuze zaba n'amaboko yawe hari icyifuzo ufite nta muntu ushaka kumenya kuvuga imbere y'Imana nta muntu ushaka kumenya kugahagarara imbere y'Imana ngo akuvuge kuko wowe ukwivuga nta muntu ufite akababaro kawe nk'uko ugafite ni wowe rero ugiye kuvuga semena ugiye kuja muri sere hari gusa komereza kuri iyo miti tugiye kuja muri sere tubanze ubaze ubwire Imana tuvuge ngo waravuze tuvuge ngo abantu oya twabura niyo kesi hari ikintu wovuga imbere y'Imana Imana igashimira kuco wavuze ibintu bigahinda sabene haleluya ibyo musizere amaze kwituma kwizera ijambo rivuga ntabwo Yesu yabwiye ngo genda amasengesho barakubwira kandi tuzatuyihagararaho kabisa niyo yanjye ariko yarabwiye ngo genda kwizera kwawe urakukishije ntabwo mu masengesho yaramubwiye ngo genda kwizera ntibivuze ko amasengesho tuyakuyemo ntituvuze ngo muyareke tuyavuze ngo mwongereho kwizera kongere biba kuri Petero igice cya kabiri kwizera kongere izabyongerwa kumenya n'ibindi komeza twaba tugenda uvuge urebe twiturangize turabwira ingene turasenga turaza